Byiza nanone kandi mwe mwese mukomeje gukurikirana Ndizy Note, uru n'urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki, inama ndetse n'ibindi. Turahanga kugira ngo twigishanye, duhugurane, dufashanye, mbafashe kubigendanye n'umuziki. Twibanda cyane cyane kwigisha abaririmbyi ndetse n'abandi bifuza kumenya kuririmba guhera hasi. Ni ibintu bishoboka cyane rwose, fa kuba wagendanye natwe ugakorana imyitozo natwe, turagufasha rwose ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Uyu munsi rero tugiye kureba icyo twita placement and resonance, aho ijwi rishobora kuba rishyirwa cyangwa se aho ijwi rishobora kuba rivugira. Yes, ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Ijwi ryiza ntabwo ari risakuza gusa, ahubwo ni uburyo rijya mu mwanya ukwiye bitewe n'aho rigeze, bitewe n'uburyo riba ririmo riravuga. Ahangaha ndagufasha muri ubu buryo bugiye bukurikira. Ndagufasha kuririmbira muri chest voice, ndagufasha kuba ijwi ryawe warifatwa rishyira chest voice, ndagufasha kuba ijwi warifata ukarishyira head voice, ndagufasha kuba ijwi warifata ukarishyira mixed voice. Yes, mu buryo bugiye butandukanye. Resonance ivuga neza, ituma ijwi ritobora kandi ridatatanyije cyane. Yes, hari n'imyitozo ndibuze kuba yo gukora nyuma y'imyitozo. Yes, tugiye guhera rero ku cyo twita chest voice. Chest voice ni ijwi rimeze gute? Chest voice ni ijwi risoundingira mu gatuza cyangwa ijwi rivugira mu gatuza. Ubu ngubu urumva no mu kuvuga ndimo ndavugira mu gatuza. Chest voice nanone ijya kumera nka modo voice. Iyo mvuze modo voice, ni ijwi ni ukuvuga cyangwa se ni ijwi uvugiraho iyo uri kuvuga nyine. Modo voice ni ukuvuga ngo ni ahantu ririmbira ariko ushobora no kuba uvugira. Nk'ubu nk'urugero, njya nkunda kuba urugero, tuvuge wenda niba mvuze nyibutsa wongere unyibutse nzibagirwa mwami uza nyibutse. Yes, urumva ko ndi hehe? Ndi muri chest. This is my chest voice. Nanone kandi kanabaki ikaba my model voice. Model voice ni mu kuririmba, noneho chest voice ni mu kugira gute? Chest voice naho ni mu kuririmba ariko ni ijwi ryo mu gatuza. Nanone ishobora kwitwa model voice nkuko nari maze kubivuga. Yes, niyo mpamvu rero mvuga ngo umuntu uwo ari wese yaririmba, ahubwo byaterwa n'aririmba. Kuko niba ubasha kuvuga waririmba, mu kuvuga rero ushobora gukoresha model voice uririmba, kandi iyo model voice ishobora no kuba chest voice. Sinzi niba murimo murabyumva. Ndakeka byumvikana. Ni ukuvuga ngo urugero mbabwirwa ngurwo, nyibutsa wongere unyibutse nimbyibagirwa mwami uza nyibutse mbyutsa kare niwemere kuryamira ore mvuga ineza yawe ubuzima bwanjye. Nyibutsa wongere unyibutse. Ndakeka byumvikane kuri chest voice. Aho ni mu gatuza. Head voice noneho rimeze gute? Head voice noneho urarifata ukarishyira mu mutwe. Mbere unyibutse nimbyibagirwa mwami uza nyibutse byutsa kare niwemere kuryamira mpore mvuge neza yawe ku buzima bwanjye. Nyibutsa wongere unyibutse nimbyibagirwa mwami uza nyibutse byutsa kare niwemere kuryamira mpore mvuge neza yawe
yes ndakeka byumvikanye kuri head voice cyangwa se ijwi ryo mu mutwe. Noneho tukagira n'iryo twita mixed voice rimeze gute? Wongere unyibutse nimbyibagirwa mwami uzanyibutse mbyutsa kare niwemere ko ndyamira more mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye nyibutsa wongere unyibutse byibagirwa mwami uzanyibutse dusakare niwemere ko ndyamira ore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye. Yes, ndakeka mixed voice iri hagati na hagati kuri head register cyangwa se kuri head voice na mouth voice biba riri mu kanwa. Noneho iyo mixed voice ibiri hehe? Mixed voice ibiri hagati ya mouth voice na head voice. Ni kuvuga ngo ubusa nk'ugiye kujya head voice ariko nanone utagiye kujya head voice. Yes, ndakeka noneho mwumvishe icyo twita chest voice, head voice na mixed voice. Noneho no kubikoresha mu buryo butandukanye ndakeka byumvikanye. Hari imyitozo ushobora kugufasha, ushobora kuba wakoresha. Tuvuge urugero wenda twazamutse yes, uwo ni umwe mu myitozo ushobora kugufasha ukaba wakoresha. Yes, ni ukuvuga ngo tubonye aho ijwi rishobora kuba rishyirwa rikaba ryaririmberwa mu buryo butandukanye. Wifuza kuba waba umunyeshuri wa Ndizy Note, nshobora kugufasha kubigendanye no kuririmba. Ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, inomero za WhatsApp. Dushobora kuba twavugana nkaba nagufasha kubigendanye no kwiga kuririmba. Ukomeze kugira ibihe byiza.